Noneho ndagira ngo wigishe abantu n'abahanzi batwumva barebere uburyo bafata mikoro bakayifiringa neza, n'abantu bari aho ngo baje mu gitaramo bakishima, aba ari byo banyakira. Garutse ndi umukobwa wanyu banyita Jessica, nje kubatamo umuziki uburyo umuntu awufiringa iyo ari kuwumva. Iyo uhuye n'umuntu wa danje uzi kuwukubita birenze, ta mikoro urayifata ukajya uyifiringa ukamanuka ukumva umuziki ni uwa danje ku buryo n'umuntu uri kukureba ari kuri live aravuga ati cyazi uyu muziki wari urenze. Nicyo rero narinje kubatamo. Kuraje ujye kuri stage ukubita umuziki, bya bindi byo kujyanga iminota 2 ukaburarangije. Reka hari igihe uhura n'intwari akagukubitira ukagira ngo ni cyamama yacu bifo ukabukubiye byandanye gute byibuza nk'umuhanzi yajya azamuka akimara gukandagira kuri stage, abaturage bose bakitogera bakabona ko yinjiye neza mu gikorwa. Oh my god, kindiri agafiringa uwo muziki neza. wacha wewe buri muntu wese uri aho ngaho nawe agafiringa uwo muziki nk'uko ndagira ngo duce kino kintu bano bahanzi batumenyereje. Ukabona umuntu araje urakubita n'abari hirya n'abafana bose bagahaguruka cyazi uyu mujamaza umuziki byaganje. Biba bikwiye bro neza aragiteye ukayifiringa Niyo hano ningewe twari turi gushotinga ibishego dushyira kuri YouTube. Ibishego? Yego. Habuze ikindi kintu mwakora kuko mwafata gahunda yo kwigisha ibishego. Oya fande ni ukuvuga ngo twaje kubona ibishego nibyo biri kwinjiza, niho hano hasigaye akazi honyine. Ibishego biratanga views kuri YouTube. Muri make nyine no kuvuga ngo ni uburyo bwiza bwo gukorera mu mafaranga ibyo bigezweho. Ikibazo si uburyo bwiza. Ese ndi kwibaza ni iyihe nkunga muri guha urubyiruko cyangwa abantu babasha kubareba? Mwahisemo kubigisha ibintu. Oya ni ukuvuga ngo twebwe dusohoye akantu nk'aka ngaka, buri muntu wese arika, ibyo tuvuze byose biragenda, kandi wumvishije nk'ibintu turi gushotinga ni inama tuba turi kugira abantu. Ibyo nongeye no kubivuga, uri kugira inama abantu, bivuze ngo nk'urubyiruko nk'umwana muto uri kureba ibintu. Kuvuga ngo nyamagana ntabwo twese n'abantu bakuru gusa. Bakafande mutubabarira gusa twe twumvaga ko nta bitagize icyaha. Noneho biriya numvisha muri kwivugisha kugisha numva ngo bitakubita. Nibiki bivuze ngo abana bato neza mwahisemo kubaho ibintu by'ubuzima. Mu bana bato ahantu hose ugasanga bari kugenda bavuga ngo iki n'iki ntagira ni support nzima hagagiye. Ariko ushobora muri ufite imyaka ingahe? imyaka 19. Ntabwo nibyo ryo ibintu mwagakoze. Mwabuze ikindi kintu mwakora ngo kwigisha ibintu by'ibishego online. Ibaze nk'umwana muto uri kureba birani. Urumva ari mwiye support muri gugiye. Ariko afana mutoye. Ndabyumva nta kibazo ariko ugomba kujya kubigisha. Kuko ibi inama ariko mwafasha ibintu byo gukora. Muzinge vuba bino bintu byose mbone byamaje kuvanga. Bivuze ngo tugiye kubigisha mushaka ikindi kintu cyo gukora. Ntabwo ari ko. A few moments later. Ana yandi ni mwana ntabwo namukinye. Ya ewana nyine umvugo niwe wenyine tu. Ariko nabona ndi mukunzi nigeze nigira rega. No kuba ku myaka yanje. Abana ya sinne ko nawe mufite. Nawe tu. Kati ibyo ni ibiki muri kunyira? Ibyo nababwiye munyira nibyo muri kunyira. Urafata umuntu aguca inyuma warangiza ukaza wihobereje. Munyira ibintu biri seriye ku buryo umuntu uzaba wicaye waba muri salo abona ko muri gukina ibintu biri seriye. Iki ni ibintu biri seriye bigaragara byumvikana. Sibyo? Subirana umuntu nagakunda tu niyo mpamvu.
bebe uri kuvuga ngo ukiri kuvuga ngo ubundi kuki wanywera ibintu nk'ibyo uri kuvuga ngo uki ngo nta mukunzi ufite kandi mari ubundi kuki wakora ibintu nk'ibyo ubundi kuki wakifata ukantinyuma kandi mari numva se numva iki nyine uri kuvuga ngo ibi ntago ari byo ibi wese uri kuvuga ngo ntago ari byo ibi uri kuvuga ngo ntago ari byo okay bebe wow ni ibyo nashakaga